twinjire mu nkera y'abahizi kuko niho abanyarwanda bose bari bategereje yabana kuri YouTube baba batumereye nabi cyane. Inkera y'abahizi yabaye inkera y'abahizi, hari umuntu nabonye wanditse ngo inkera y'abahizi yabaye inkera y'abahizi. Tuyinjiramo rero ariko tubanze duhe umwanya mugenzi wacu Eric Ndagijimana atujyane muri Pele Stadium uko byari byifashe mu ijoro ryakeye. Wari umunsi wa kabiri w'inkera y'abahizi, hibazwaga niba koko uko byagenze ku munsi wa mbere ariko biri buze kugenda ku munsi wa kabiri. APRFC iri buze kongera gutakaza amanota. Yari derby y'umutekano ariko cyari gikomeye, yari Ben Musa ugiye guhura n'ikipe ya APRFC yamusezereye, nyamara we yarumvaga ko yamusezera agifite ubushobozi bwo kwitoza. Isaha y'isa moya kuri Kigali Pele Stadium nibwo umukino watangiye. APRFC na Polisi utangira kuri Taribo ndetse na Ben Musa. APRFC yatangiye umukino isatira izamu rya Polisi, hari umupira wavuye muri koroneri watewe neza na Ruhanika Jean Bosco ugera ku mutwe wa Nshimiyimana Yunusu, awuteye mu izamu ariko ku bw'amahirwe make y'umunyezamu Rukundo Onesme arirambura umupira arawurenza. Iminota 30 ya mbere y'umukino amakipe yombi yakinaga umukino wihuta. Polisi igakinisha impande zayo zari ziriho Richard Kirongozi na Byiringiro Rage, mu gihe ikipe ya APRFC yo yakoreshaga mu kibuga hagati hakinagamo Ngabonziza Pacifique, Ruhanika Jean Bosco na Dauda Yusuf. Ku minota 37 Polisi yafunguye amazamu ku gitego cyatsinzwe na Byiringiro Rage nyuma y'amakosa yakozwe n'umunyezamu wa APRFC Ishimwe Pierre wagiye gutanga umupira ariko akawihera Byiringiro Rage. Ku minota 45 APRFC yabonye igitego cyo kwishyura cyatsinzwe na rutahizamu William Togi nyuma y'amakosa yakozwe na myugariro w'ikipe ya Polisi Ndayishimiye Dieudonné n'umunyezamu Rukundo Onesme bananiwe kumvikana. Igice cya mbere cyarangiye amakipe yombi anganyije igitego kimwe kuri kimwe. Mu gice cya kabiri n'ubundi cyatangiye amakipe yombi akina umukino wihuta. Ku minota 59 Hakimu Kawanuka wa APRFC yirukankanya umupira ashaka gusiga Nsabimana Eric wari usigaye mu bwugarizi, ariko Nsabimana Eric ahita amutega. Benshi bagize ngo ni ikarita itukura ariko umusifuzi Umutoni Aline amuha ikarita y'umuhondo. Ku minota 71 APRFC yatsinze igitego cya kabiri ku mupira wazamukanywe na Hakimu Kawanuka awuhereza Mamadusi nawe umupira awushyira mu rushundura. Ku minota 76 Polisi yishyuye iki gitego nyuma y'uko Byiringiro Rage yambaye umupira Dauda Yusufu awuhereza mu Gisha Didier wirukanse awuhereza Muhozi Freddy wari mu rubuga rw'amayina, nawe ahita awutereka mu izamu. Ibitego 2-2. Nyuma y'iminota 4 gusa ikipe ya Polisi yabonye igitego cya gatatu cyavuye ku mupira uteretse watewe usanga mu Gisha Didier ahagaze neza atekera umupira mu izamu n'umutwe. Atasemereza APRFC yagerageje gusatira ishaka igitego cyo kwishyura cyari gutuma hitabazwa penalty ariko kirabura. Umukino warangiye Polisi itsinze ikipe ya APRFC ibitego 3-2 igira amanota 3 mu irushanwa ry'inkera y'abahizi, mu gihe ikipe y'ingabo z'igihugu nta nota na rimwe yari yagira muri iri rushanwa. Abakunzi ba APRFC ngo ntabwo bumva uburyo umutozo wabo arimo guhengeka abakinnyi babo. Arafata akajya kuvumbura Ruboneka yakinnye 10 tubahehe, Pasi yakinnye 8 tubahehe, afite abakinnyi bamugure kuri iyo myanya ariko warifasha agiye kubahengeka. Ntago areba ngo dukeneye iki hano kugira ngo dutsinde. Nibyo byishimo bya mbere. Twari turi hehe? Twari turi mu mahoro n'abafana bari barimo. Ubusa nibwo tujyanyeyo. Umutoza nagenda areba nta precision dushaka. Ibya precision byararangiye. Cyangwa se afite ikibazo cyo kugira guti cyo gusimbuza. Toza nasoma umukino amenye ngo basimbuza ryari arebe umwanya ku mwanya, sibyo? Arabanje arabona Pasi yananiye umukino wamunaniye. Nahagurutse se Kiganda mushyiremo. Nasoma umukino arebe ngo abiri gupfira hehe asimbuza hakiri kare. Byiringiro Rage bigaragaje muri uyu mukino ngo abakunze umupira w'amaguru ngo bashonje bahishuwe wari ibyo bagomba kubona muri shampiyona. Iwacu gutegura nyine kugira ngo tumenyane n'abandi bagenzi banjye na system yakoje kugira ngo tumenyere. Yanaceka bazabona muri shampiyona ibyo tugezeho. Naho kana bisanzwe nuko nyine match ngana uzisa. Ari ibintu nyine abantu bitiranya akavuga ati umunsi ushobora gukina neza ejo ngakina nabi. Ariko nyine match ntago zisa, ariko nyine match nayo of course umba kwitegura cyane kurusha uko wenda ategura n'izindi tu. Umukino wari wabanje AS Kigali yatsinze ikipe yazamu igitego kimwe ku busa cyatsinzwe na Rudasingwa Prince kuri penalty. Ikipe ya AS Kigali itera intambwe igana ku gikombe cy'irushanwa ry'inkera y'abahizi n'amanota 6. Imikino y'inkera y'abahizi izakomeza ku cyumweru tariki 24 Kanama
ubwo AS Kigali izahura na Polisi mu gihe ikipe ya APR FC izakina na Azam. Imikino yombi izabera muri Stade Amahoro. arakoze cyane mugenzi wacu Eric utwinjije neza cyane mu nkera y'abahizi. munyemerere duhere ku mukino ikipe ya Police yatsinzemo ikipe ya APR Football Club ibitego 3 ku bitego 2. nyuma y'uko nk'uko yabivugaga Police yatangiye ifungura amazamu, APR irishyura ishyiramo igitego cya kabiri, ariko mu by'ukuri icyo Police yakoreye APR ntago yabahaye umwanya wo guserebura ibitego. muribuka ko igitego cya kabiri cya Muhozi cyagiyemo ku munota 76, igitego cya gatatu kijyamo ku munota wa 78. APR FC itakaza umukino wa kabiri wayihuzaga n'ikipe ya Police Axel. Yes, itakaza umukino wa kabiri wayihuzaga na Police, ariko inatakaza umukino wa kabiri tunabariyemo umukino Police yayitsinze wa gicuti, abantu barabyibuka n'ubundi wari wabereye kuri Kigali Pele Stadium, ibitego biri kuri kimwe. Yego, bya bitego bya Police byari na Christian, igitego cya Christian irayisubiriye irayongeye. Ibyo ntabwo ari ibintu umuntu yarenze ingohe. ni Police ubona ko itoje nayo iri mu ngamba nyuma yo kongeramo n'abakinnyi biganjemo baciye muri APR, ari nabyo Rag yakomozaga avuga ati ni match ikomeye ntabwo twayitegura nk'izindi zose. Ninjoro turi kogeza umupira na Samiri twahoze tubara abakinnyi babanje muri Police baciye muri APR. Twasanze ukuyemo Rukundo Nezime wenyine, Onezime umuzamu, ugakuramo Okwi, ugakuramo Musanga na Yakubu, abasigaye bose ne mu bari babanje, abasigaye bose na ubwo nuvango kurumva Christian reka duhere inyuma kuri kabiri n'inzotanga ahavuye ejo bundi Christian kuri gatatu imyaka 2 ishize. Zidane nawe yaciye we no kuri Forodo hagati mu kibuga. ubwo dufite Baka, ubwo dufitemo Baka inyuma aracyari hagati na Baka nawe uruhande rumwe nawe avuyemo ejo bundi Rag. yego ubwo ndutaraciyemo n'ikirongozi urumva na kirongozi abakinnyi 11. ubwo mwibuka ngo kuri bench hari ba Muhajiri. Yego, ubwo hari ubwo hakaza Muhajiri nawe n'umwe mu bayiciyemo, hakaza umutoza Ben Musa. cyane cyane niho bikomereye. Twavuze turi kogeza umupira navugaga nti ni derby y'umutekano y'amakipe akomeye afite ahuriye nyine na force, urumvugana igipolisi n'igisirikare, ariko ni na derby ya Maghreb ku batoza. Ben Musa w'Umunyatunisia n'Umunyamaroc kwemeza mwene wabo. urumva biba binumvikana, navuga ati yego naragiye sinkibatoza ariko nashaka kubereka ko ndi umutoza ukomeye. Ari match ikomeye cyane rero, kugaruka inshuro nyinshi yara ntibabyumve, ubwo kumeza barongera bamutekerezeho nyine. ubwo ku ruhande rwa ekipe abantu ubutumwa umuntu aragucapa kabiri, urano ubutumwa bayohereje araze muri champion abongera rere tu ngo iki. hanyuma ku ruhande rwa ekipe ya APR abakinnyi n'ubundi bari babanjemo, abakinnyi tutabonye yari Jibril Watara. twaje kubaza batubwira ko yagize ikibazo cya grippe. abakinnyi b'abanyamahanga bari kurwara cyane muri iyi minsi muri APR, sinzi n'ikirere kiva mu bushyuhe kijya mu bukonje. wagize ikibazo cya grippe rero yari yicariye mu bafana. ibi bintu by'amagripe nubwo muri Afrika twebwe tuba tubifata nk'ibintu by'imyiryo, ariko gripe ni ikintu gikomeye cyane. urafungana, urumva umuntu wirukanka ukoresha ibihaha n'ibimyanya y'ubuhumekero ifite ikibazo nyine nta kundi byagenda nk'abo batoze rero baba benshi baba baragiye bakurira i Burayi n'iki baba babizi, bahise bamukuramo nyine baravuga bati ntabwo yakina arwaye, ajya ku ruhande. undi utabanjamo yari Dao waje kuza asimbura. urebye abandi bose bari bahari, abantu bari biteze yuko Sekiganda dushobora kuza kongera kumubona hagati mu kibuga. nk'ukuntu kwa kabiri twavugaga tuti ni gute atakinana na Dauda, pasi akajya hanze rwose, ariko koca yongeye ahitamo gukinisha Dauda, pasi na Ruboneka hagati mu kibuga. ikindi kintu abantu bishimiye wenda n'ubwa APR yatsinzwe, ariko no kongera kwigaragaza ko umuvandimwe Togwi abantu bagiye bamushidikanyaho bavuga ati uyu rutayizamu Umunyacote d'Ivoire waciye mu ekipa akomeye y'Iburayi, mu Bubiligi, muri Turkiya no muri Israel yaciyeyo.
akaza ari umukinnyi uri umwe mu bahenze abantu baherukaga igitego cye bakina na Gasogi ariko nijoro yongeye yerekana ko ari umukinnyi mu by'ukuri ushobora kuba uko azagenda agirirwa icyizere ashobora kuzakora akazi neza ubwo rero polisi kuri determination yayo mu by'ukuri ibyitwaramo neza impinduka za hato na hato ni polisi itoje aya ma ekipe yombi ikintu yaboneyeho afite abatoza pe sirto abatoza ba fitness cyane abantu bariruka kuva ku munota mbere kugera ku umuntu wanyu wagiye inyamirambo yaba ari uwafanaga APR yatsinzwe yaba ari uwa polisi yaba ari n'uwari uri netre yarebye match noneho ngenda yumviye mu gatuza niba ari ukwera ko shampiyona ari ukwera ko match umuntu abataziheruka yagira nkomaguru agatuza urumva kubera ritime ya match wahoraga hejuru numvaga agatuza ngiye guturika oya match sinzo mutameje wavuze aho niwe upimira match ikomeye mutameje wavuze ngo twabonye match y'abapolisi n'abasirikare noneho yagendaga pe oya iyi match ibyo avuga ni ikintu gikomeye cyane Rugangura nabigarutseho neza cyane detail kuri detail nk'umuntu unogeza nabireba hari ibintu avuze by'ingenzi tubanza duhere kuri credit y'abatoza wanyemereye nkabinjiza mu kibuga gutya kuko ndatekereza izo credit zirimo ziratujyana mu kibuga kugira ngo bize kubaha kumenya ngo turebe amakosa icyakorwa na buri mutoza aho yarushije mugenzi we kuko Byiringiro Lag niwe watangiye afungura amazamu iki gitego cya Byiringiro Lag kijya kuboneka muribuka ko ari pressing ikipe ya polisi yari kubise APR Ombolenga Fitina aho umuzamu umupira aho kugira ngo Pierre anarebe ko wenda bamuhaye umupira wenda muri position itari nziza buri ukina mwesha aho kugira ngo ashire wawurenza bagatangira hakabona kwiregrupa ariko washaka kusubiza Ombolenga nta kindi cyabaye Byiringiro Lag baro yayifata atsinda igitego nushaka kwera mu izamu regaro nushaka kwera uhita uhera aho ngaho muri iryo zamu rya peri cyane izamu rya peri ibi bintu waratanya birangiza tukaza kubijyamo koko nta kibazo igitego cya polisi nticyatsinze kuko Togwi William yahise akishyura impano nawe kado nibyo nari ngiye kuvuga nawe ni impano yahawe na nzotanga muha impano Togwi abatsinze igitego cyo kwishyura yamuhaye assist muri make yatanze passe nabi iryoshye cyane yamuhaye aranikanga yenda yasaga biba byagenze nka gute kuri yanikanze wabonye ko anabyikanze umuntu passe mu gihe adversaire ku myenda idasa igitego cya kabiri cy'ikipe ya APR cyatsinzwe na Mamadusi aho ni akazi kakozwe kuko bakoze yari contre attaque muribuka ko baro yari mu izamu rya APR nimba ari Zidane hari umukinnyi wa polisi wakuyeho ni Zidane byazaga bisimbura mbere yaho mbere y'action aba action nanone kiwanuka agiye Zidane aramufata ubundi nayo icyo kintu cyo kukibabaza ikibazo muri kunjyana ndazamira hari gafite rwose nanjye ndayiguha inbox nanjye ndayifite nanjye ndumva ndi bukaberwa aramuparamira yize gukira narya aho tuvuga ndashaka kuza kubabaza mwaretse nkaza kubajyana akantu ku kandi kuko ndashaka kuza kwibabazaho ubwo baro yari kuwemo mu izamu na Zidane asimbutse nka acrobat iragenda isanga kiwanuka anyanyagira ikibuga cyose Mamadusi yagira ubwenge nawe ahita acomoka bagenda uwa babiri ahita amuhereza Mamadusi yamaze kwiplasa neza atsinda igitego cy'ikipe ya APR Football Club icyo gihe rero umutoza w'ikipe ya polisi yahise akorana amprasoma zihuse nibwo hinjiyemo Muhozi hinjiramo Didier kuko binjiranye bakuramo yego ntibatinze nibwo Muhozi yaje gutsinda igitego cya kabiri cyo kwishyura bavuye nanone umunyezamu ananiwe gukuraho umupira reka duhere ahantu byahereye kuko genda ashaka kubajyana aho hantu hose kugira ngo muze kubiganira neza ikosa ryakozwe na Dauda washatse kugumana baro Lag ahita ayimupapura amaze kwimupapura Didier ahita afata iyo baro ayishyikiriza Muhozi muribuka ko Clement yabaye nk'uyifungira yashatse kwiswipinga biranga aragwa bariguma mu maguru abura ko itere yicaye umuzamu yari yaguye Muhozi ahita depoza mu izamu ku munota 76 ku munota 78 Didier nibwo yatsinze igitego wari umupira w'umuterekano yari kufra yatewe na Christian Frieda rwose markaje nta muntu umufashe n'umuzamu yamaze gusohoka n'umuzamu yarasohotse hasa n'uwezitan yamaze gutizamu nta muntu wamumakinze ko ndibuka ko umuntu ari kuza kumumakinga yakaba yari Pacifique ko niwe muntu bari begeranye babatsinze igitego cya gatatu impamvu rero ibi nari mbigaruye ndagira ngo tujye muri za details zose ibyo mwavugaga byose karita muwe muyishyize ku ruhande
reka mere mu bicu niwe muntu nabonaga ari gushyugumbwa cyane mu bicu arashaka guhera mu izamu rya EPR niwe ushaka guhera twagiye mu by'ukuri hari ikintu Axel yahereye avuga ati izi ekipe ziratoshe mu bigendanye na fitness ndetse no mu kibuga kuko wenda ubwo turaza kugaruka ku zindi detail ubwo duhereye mu izamu niyo twavuze tuti APR kwigerageje kuko APR urebye APR y'umwaka ushize hari abakinnyi benshi bari baraguzwe hari abatarahise babyara umusaruro hari abakinnyi byabayeho ngombwa ko bihanganira ko njya nkunda kubigarukaho twebwe turi mu bantu barebera umukinnyi ku kuhita atanga umusaruro utitaye kuri situation runaka yo kuba yagorwa no kumenyera klima yagorwa no kumenyera equipe nibura bibaye umukinnyi ashobora kutahita performinga neza kuri sezo ya mbere ariko byibuze hari sinye ziba zikwereka ko umukinnyi ashobora kuzabyara umusaruro APR niyo ngiyemo abakinnyi benshi bituma umutoza uje kwitoza na kwa kwita bahuza mu mikinire niyo yazana imikinire mishya kwita ababwira imikinire ye bakayimenya bakanayifata ntibigorana kuko automatisme mu bakinnyi kenshi birimo kuko sekipi barahindutse cyane ariko turavuga tuti ni gute ushobora kwirengagiza igice kizamu ni gute ushobora kwirengagiza igice kizamu ati bitandukaniye abantu bakunze kuvuga ati Pierre ko yatse umwanya Pavere Nzira atakaba ari ufata kandi akabyitwaramo neza ariko ubivuze neza yatse umwanya Pavere ari kumwicaye mu bitugu afite umuntu umuhumekera mu bitugu abizi ko yigeze kugaragaza ko ari umuzamu wa mbere anabizi ko kumwicaza si performance mbi ni uwo mubare w'abanyamahanga bashaka kugabanya kuko barwanaga na shampiyona Pierre yafata ariko hari ibirenze shampiyona urwana nabyo hari iyi shampiyona tubona izaza mu yindi sura uyu munsi twabonye ko umusimbura we wa mbere bavanye muri AS Kigali yari n'umusimbura wa gatatu Adolphe hari igihe baba bagayeri bari baraciye inkoni cyari igiti niyahingukaga aho ngaho urabona Ruhamya Nyiku ni umwana twabonye ko nawe ntacyo bimutwaye kuba umuzamu wa gatatu ariko amakosa Pierre yajyaga akora no muri ya sezo ukabona ntabwo ari amakosa ahita badanje cyane bitewe na performance za ekipe ariko iki ni ikikwereka ko hari ibyo wirengagije mu gice kizamu kuko amakosa kenshi tubona amakosa akorwa ajya gusa yego kutaba concentré nyine kutaba tayari ngo umenye ngo mpagaze kuko umuzamu burya mu gice cya defense yakubwira ko kenshi ari nawe ubwo umuyobozi niwe ubavugisha ariko uhita ubona nyine ko icyo kintu kimisinga ukavuga ati iki kintu APR yirengagije biri kugaragara tugiye kwinjira muri shampiyona na ya mikino nyafurika bizagenda bite noneho tujye ku kindi ese ibitego APR itsindwa ubundi bwo ntibyakwirindwa icyo nacyo nicyo kwita wibaza kuko Axel nge ndareba neza ugarutse ku gitego cya Togwi ibitego bya polisi bya mbere nakunze ikintu cyitwa pressing ubushize twakigarutse ahangaha tuvuga ko umutoza polisi Ben Musa kenshi kubera gukoresha abataka yaba ukwi cyangwa se uyu mwene data Ani Elijah noneho ku mugoroba yagerageje na Didier kuri pointe byanabyaye umusaruro ariko ubona ko ari kuremamo Raga cyitwa kuba ari utubanziriza mu gupressinga kubera iki Raga afite ubwenge aranihuta azi no kugumana baro rakoze kuko muri pressing ushaka gupressing ukaka umupira ariko utahita ufite aho utanga ukenera umukinnyi uri pose uzi kugumana baro uzi kudribura watindana umupira mu gihe dutegereje abandi bamuri iruhande urumva ko icyo kintu no kuri Togwimere wabonye ko na pressing umutoza yayimukoresha ariko se niba tubona igice cyose kiba mediane wenda hari ibisubizo defense hari ibisubizo attaque twabonye ko niba Togo atangiye gutsinda ahatari Watara kuko APR niba yatsinze igitego kimwe igatsinda n'icya kabiri ivuga ngo mu buryo bwo gutsinda birashoboka yavuye inyuma iyobora umukino mu buryo bwo gutsinda birashoboka ese mu buryo bwo kurinda ibyo wagezeho byo bimeze bite ntekereza ko ari no mpamvu ubu amakuru ahari hari kuvuga ko hari ibiganiro biri hagati y'ikipe ya APR na Mukura kugira ngo barebe ko Sebwato yava mu ikipe ya Mukura Victory Sport akaza mu ikipe ya APR Football Club arakoze mu bicu kutuganira ku kintu cyitwa umuzamu kuko sinshaka ko tuhagaruka ariko noneho reka mbaze Axel kuko mwe mwanakoraga mwakoze uyu mukino umutoza Taleb guhitamo gushyira hanze Sekiganda agakoresha Dauda no guhera muri match zashize za gicuti no kuri Paul Dynamo Sieruka twonye ko afite amadeshe aragumana ballon kandi ahanakina hari riskan
agahitamo gukinisha Dawuda na Pasi Yego. gukina nta nimero 10 afite nyamara ariko baramuguriye Memel Dao na Ba wari uhasanzwe kuri APR FC byo ntibiri mu bintu byabamenashije cyane ko iyi polisi bahuye yari ekipe ikomeye cyane hagati mu kibuga yishe APR Football Club. Yari ekipe ikomeye hagati mu kibuga ugiye kureba umukinnyi nka Musanga ukareba umukinnyi nka Forodwari nawe wagombaga kuza mu by'ukuri ashaka kwereka ekipe ya APR ko ishobora kuba yarafashe umwanzuro utariho kuko urumva ikintu cyagombaga kumutiva Forodo yarahanganye na APR yavuyemo ariko anahanganye n'umukinnyi witwa Pasi babisikanye ava muri polisi ajya muri APR ava muri APR ajya muri polisi urumva ako kantu yari ari kugatekereza icyo yarugarutseho rero uburyo Mudarsi mu cyarabu ni mwarimu urabizi ko Taleb ari umwarimu urumva Mudarsi Taleb ambwira ati je suis professeur Rahim Taleb urumva kocha Taleb ikigaragara mu byo ari gupanga muri shampiyona no muri Champions League uwitwa Sekiganda ntarimo kuko iyo aza kuba arimo yari kuba mukoresha muri iyi mikino kuko izi ni match test ni match zo gupima abakinnyi no gupima system uzakoresha gufata umukinnyi wari ubigarutseho neza gufata umukinnyi nka Dauda Yusuf Kiyungo mu kabaje nk'uko abaswahili bamwita akamukoresha ari umwe ku buryo bw'imikinire bwa Dauda ni wa mukinnyi abasesenguza bamwita ngo ni umubora kana gakunda cyane harimo ibikabyo byinshi urumva bakunda baro nyine nta muntu udashaka kwikuraho umupira agakarese agahindukirane ibyo rero ntago umukinnyi ukina nka rido defensive imbere nk'umukaseri rimwe na rimwe hari igihe bitavamo neza ubundi ni one touch ase hita ugaruka ku gitego cya kabiri yego urita wakomereza n'akantu dore ikintu gihari iki kintu cyararabaye no kuri match ubushize batsinzwe ya batsindiwe kuri penalty ya AS Kigali umunsi wa mbere nyine arabikunda Dauda ni umuntu none ahantu bitangarije Rusi ubushize yararimo abigarukaho na Iberi avuga ati kubona upeirinze Dauda ndetse na Pasi noneho ugakora ikosa ryo ngo Dauda nakine gatandatu wenyine Pasi ari ku munani kuko Pasi ari imbere ye noneho ruboneka ari free roll asa nk'uri imbere yabo kuri icyo gitego cya kabiri akse bawo umupapuye noneho Pasi bisaba ko muva imbere akahita mujya inyuma ngo aze kumukorera couverture niho bihutanye umupira witwa Didier akubita exterieur araryama kuri mu defenseri ahita aterekamo Ngolo Kante fupi deja Pasi niyatinye Dauda nakunze iyo reaction Pasi niyatinye Dauda yahise amwereka tudukoze ibi cyane ibi bintu rero simbizi ukuntu bizagenda kuri gatandatu ya APR niba ari Dauda uzakomeza kuhakinishwa niba Sekiganda azagera akaza ariko wakwibaza ngo azaza ryari niba atari kuza mu mikino gice azaza muri za piramide cyangwa muri shampiyona muri imiriro ntawe ubizi ariko nibikomeza gutya iyi mikinire akinisha Dauda gutya rwose ikipe ya APR yo ntabwo bizoroha